mfite ikibazo, ninde muntu wambwira igikorwa dukora buri munsi amasaha yose tutajya turuhuka n'umunsi n'umwe? Ninde? Igisubizo ni ugutekereza. Turatekereza, duhora dutekereza, kabone nubwo twajya mu kiruhuko cy'indi mirimo ntabwo tujya turuhuka gutekereza. Ikibazo cya kabiri ni ukubera iki iteka ryose duhora dutekereza? Ni iki gituma duhora dutekereza? Hari umuntu wansubiza? Impamvu duhora dutekereza ni uko twebwe ubwacu turi ibitekerezo byacu. Igihe cyose turiho tugomba kuba dutekereza. Tugomba kuba dutekereza. Niyo rero watekereza buriya kuva ku wa mbere kugeza ku wundi wa mbere, ukava mu gitondo ukageza nimugoroba, umwaka umwe kugeza umwaka utaha, ukwezi kwa mbere kugeza kwa 12, buri ibitekerezo byawe ugereranyije bibamo amoko atatu. Amoko atatu. Ni ubuhe bwoko bw'ibitekerezo byawe? Ni karibu kuri YouTube channel Ukubaho Table Talk, dusangirira ifunguro ry'ukubaho turiho mu buryo burambuye. Mbere ko mvuga amoko y'ibitekerezo, reka mbanze nguhereza urugero. Urabona ubusitani, jardin. Umuntu wita kuri jardin, umuntu wita ku busitani, iteka aba areba ikintu kirimo kitakagombye kubamo. Iyo hari icyatsi runaka kimeze ariko kitari cya kindi yifuza mu busitani bwe, arakirandura akagikuramo. Ibitekerezo byacu hano mu bwonko bwacu uhafate nk'ubwo busitani, hanyuma wowe wibone nk'umuntu uhora atunganya ubusitani. Amoko yacu y'ibitekerezo buriya ni atatu. Tugira ibitekerezo byiza. Ibitekerezo byiza bigira aho bituvana bikagira naho bitugeza. Tukagira ibitekerezo bipfuye. Tukagira n'ibitekerezo by'impfabusa. Muri ubwo bwoko butatu bw'ibyo bitekerezo, ni ubuhe bwoko bw'ibitekerezo byawe? Ese ni ubuhe bwoko wumva ukwiriye? Ni ubuhe bwoko budakwiye muri ubu busitani bwawe? Ni ikihe gitekerezo wumva warandura? Ibitekerezo byiza bituma ugira imbaraga zo gukorera icyo udafite. Ariko ibitekerezo bibi iteka ucika intege, ukumva ibyo urimo wanabireka, ugahora ukunja isura. Ntago kandi ibitekerezo bibi bishobora kuguhereza ubuzima bwiza. Hari akantu nigeze gusoma kavuga ngo a negative thought will never give you a positive life. Ndumva abantu benshi mu kazi bivuga ko negative thought, ibitekerezo bipfuye, nibyo kwitondera. Ibitekerezo by'impfabusa, hari ibintu umuntu atekereza ugahera mu gitondo utekereza ikintu ariko kitagufitiye umumaro n'umwe, biba bimeze nkaho urimo guta igihe. Ugashaka impamvu watekereje ibyo bintu, ugasubiza amaso inyuma, ukabona ukavuga nk'ibi bintu koko ni ibiki mba ndi gutekereza? Ibyo bitekerezo wumva ubikeneye? Ibitekerezo byiza ntago biguhitamo, ahubwo ibitekerezo byiza ni wowe ubihitamo. Wowe wifitemo imbaraga n'ubushobozi bingana n'ibya wa muntu ukora mu busitani, ubashije gutuza ukicara ukabana nawe iteka, ukajya ugira umwanya wo kubonana nawe, ushobora guhitamo ubwoko bw'ibitekerezo bigomba kuba muri wowe. Urwego dutekerezaho ni rwo tubamo, ibyo dutekereza nibyo tubabyo, kuko nta kintu na kimwe ushobora gushyira mu bikorwa utagitekereje. Abantu benshi banga gutekereza ibintu mu buryo buri positive, mu buryo bwiza, ngo batibeshye. None se gutekereza ibintu bibi ugahora uheranwa n'agahinda, byo bimaze iki? Nusekera ubuzima buzagusekera. Nubukunjiriza isura ugahora wakunje isura, niko bizagenda, nabwo niko buzakugendekera.
nutakaza umwanya mu bitekerezo byawe bidafite aho bikugeza n'aho bikuganisha nta na hamwe, igihe cyawe nyine kizajya kirangira gutyo, umwanya ubura wutaye. Ujya wibaza impamvu abandi bantu batera imbere, ukibaza impamvu abantu ukabona umuntu atera imbere nta kindi gishoro agira, burya ni mu mutwe n'ibitekerezo bye. Twese tuhora tuvuga ngo turashaka gutsinda, turashaka intsinzi, turashaka, ariko ntago tuzi ngo mbese turashaka gutsinda mu ki. Ibitekerezo byawe nibiba biri hasi uzaba hasi, nibiba biri hejuru uzaba hejuru, nibiba bibabaje uzahora ubabaye, nibiba ari impfabusa nta kintu uzimarira. Ni ubuhe bwoko bw'ibitekerezo byawe? Ni iki wakora ngo ubashe kugira ibitekerezo biguhereza ubuzima bwa nyabwo? Ni ukuba maso nk'uko umukozi wo mu busitani ahora ari maso. Igitekerezo gipfuye ntikizakizamuka muri wowe, ntukajye ugihunga, ntukajye urwana no kugihunga ngo use n'ugihunga. Oya, kihorere kize, ukicaze hariya nawe wicare hariya, nurangiza uhita ushaka ikindi gitekerezo kizima ugisimbuza. Urugero, wenda ushobora kuba washyize alamu muri telefone, isaha yo kubyuka ikagera, ukavuga uti ngenda nashaka no kujya ku kazi, ubundi nkorera iki ko ntanatera imbere. Icyo gitekerezo ntabwo ari cyiza. Mu gitondo urumva umunsi wawe deja ugiye gupfa, icyo gitekerezo uhita ugifata ukavuga uti ariko hari abantu benshi bifuje amahirwe yo kuramuka ngo babone uyu munsi batayabonye, batagize amahirwe yo kubona umunsi wa none. Hari abantu bariho badafite akazi na kamwe ko gukora, ariko byibura nubwo kanatari keza ntakita keza, ariko ngenda gafite. Icyo gihe bizajya bihita bituma wisubizamo imbaraga muri wowe. Uko niko ubuzima bukoreka. Ntago twicara ngo byikore. Igitekerezo cy'impfabusa nikizakinjira muri wowe, ujye uvuga uti ariko nk'iki kintu ngitekereje iki kirangiza hehe? Havuga ati ahubwo kugira ngo nibaze kanaka, nirirwa nibaza icyo yariye, nirirwa nibaza kuri buri buntu bw'amafuti, nakagombye gutekereza ngo harya kugira ngo umuntu arye akora iki. Igitekerezo kiri positive, igitekerezo cyiziteka aba aricyo kijya kibanza imbere. Ujye uba maso, ntihakajye hagira ibintu bimererana ngo uzashiduke jaride yawe yarakikijwe n'ibyo utashakaga. Ducunge imitekerereze yacu, tuba abagenga b'ibitekerezo byacu, kuko twifitemo ububasha n'ubushobozi. Twibuke ko positive thought zizaduhereza positive life. Niba wakunze iri funguro kora like, niba wakunze iri funguro bimbwire muri comment. Niba wakunze iri funguro mfasha kugaburira benshi, basangize iri funguro ryo kubaho kandi uriho, hanyuma baze ku meza dutyazanye bamwe ku bandi. Niba kandi utaryohewe n'iri funguro ntucike intege, umunsi umwe uzasanga twateguye ibijyanye no gushaka kwawe, hanyuma tubeho kandi turiho, duharanire kubera n'abandi ab'umumaro. Murakoze cyane.